Ibihe byiza mwemeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka dusuze by'umwihariko abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni inkuru nziza rero kuri Vestina cyangwa se Tina wacu nyine, dore ko benshi ariko bakunze no kubigaragaza muri komenti aho bagaragazaga bati Tina turamukumbuye, Tina wacu. Mu mavidewo twagiye dukora benshi bagenda bavuga bati Tina ari hehe. Uyu munsi yagaragaje ku rukuta rwe rwa Instagram ifoto ari kumwe n'umuvandimwe we nyine cyangwa se inshuti ye nyine yitwa Deborah, aho wabonaga rwose ko basa neza cyane, bigaragara nkaho ari urwibutso biyubitsaga amafoto bafashe bari mu kirori. Wabonaga nyine ko bari batashye ikirori, ubona ko bari banakenyeye, ubona rwose ko ari abari b'u Rwanda bameze neza cyane. Uyu Vestina yarakumbuye cyane, hari amaze igihe Dorcas agaragara ari wenyine, aho na Dorcas yagaragaye ari kumwe na mama we ndetse nyine na musaza we, aho bari bagiye gusoza iminsi mikuru bari kumwe. Nabyo ni ibintu twagiye tugarukaho, rero niba utarareba ikiganiro nagusaba kujya kukireba. Ariko uyu munsi Tina nawe rero yavuze ati nyuma y'igihe kinini abakunzi bacu batatubona cyangwa se nyine batambona, uyu munsi yahisemo rero kuvuga ati reka nsangize abakunzi banjye agafoto. N'agafoto ubona rwose ko ari agafoto keza cyane nyine, kandi ndizera ko kaza gutuma urukumbuzi rugabanuka ku bari bamukumbuye cyane. Uyu Vestina yarakumbuye bidasanzwe. Ni mu gihe aba yaretse ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, aho rero mu gihe gishize bari bamwatatse ku rwego rukomeye, aho yatatswe rero n'abakoresha imbuga nkoranyambaga barangije baramwibasira cyane. Uyu Vestina rero yahisemo kuba bicecetse cyangwa se kuba biturishije kugira ngo abanze arebe aho bigana, kuko bari bamwadukiriye bamuvugaho amakuru menshi agiye atandukanye. Nawe ndizera waragiye uyabona, ariko kuri ubu ngubu yongeye gusangiza abakunze bagafoto rwose avuga ati aho ndi kandi meze neza n'inshuti zanjye. Benshi bagiye bagaruka rero ubwo Dorcas yagaragara rero ari mu bihembo bimwe na bimwe byagiye bitangwa. Nyine murabyibuka ko umwaka uri gusozwa hagenda hatangwa ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse iri tsinda Vestina na Dorcas bakaba baranegukanye n'ibikombe byinshi bigiye bitandukanye. Uyu Dorcas nawe yagendaga kubifatira ari kumwe na manager wabo Murindahabirene, ibintu wabonaga rwose ko bitagaragara neza nyine atari kumwe na Vestina, ubonaga ko ari ibintu rwose bitameze neza. Uyu Vestina and Dorcas murabibuka ko hashize hafi amezi agera kuri 3 bamaze gushyirwa mu bihembo bya Afrima Awards. Ni ibihembo rero twagiye tugarukaho, dore ko ari ibihembo nyine umuhanzi Element Ele yitabiriye nawe azabasha rero kwakira cyangwa se guhabwa nyine igikombe, nubwo nyine bigitegerejwe. Ariko hakibazwa Vestina na Dorcas baragiye ko nabo bari barimo muri Afrima Awards. Ibintu byakomeje gutera urujijo, bakibaza ati ese ntabwo bazagenda kubireba, bazabyohereza se? Ariko ntibajyayo, uko bisa kose tuzahababera, tuzagenda tubibagezaho 5/5. Iki ni igihembo rero twagiye tugarukaho tuvuga byinshi kuri iki gihembo nyine, dore ko mu bahanzi nyarwanda badakunze kubyitabira cyane, ndetse no muri gospel, best gospel in Africa, aho nyine iri tsinda Vestina na Dorcas bashyizwemo bahanganye n'ibindi bikomerezwa biririmba indirimbo zo guhimbaza Imana hano nyine ku mugabane wa Afrika. The Ben ndetse na Pamela bizije isabukuru y'umugabo wenyine cyangwa se Papa Luna. Ni isabukuru nyine yabaye aho bavuze ati ntabwo tugomba gukora isabukuru rwose duserebura nk'abandi bose nyine usanga bari guserebura muri ibyo, ariko bavuze ati reka duserebure byibuze turi gufasha abatishoboye. Uyu The Ben na Pamela rero bavuze ati reka tujye gufasha abaturage, aho rero babashyiriye bimwe mu bikoresho nyine by'isuku, ibyo kurya ndetse n'ibindi nyine byinshi bigiye bitandukanye. Uyu The Ben rero ndetse na Pamela nyine akaba ari igikorwa cyakoze ku bakunzi be, aho amarangamutima yabafashe benshi cyane. Uyu The Ben rwose twavuga ko ari igikorwa twakita nk'ari igikorwa ngarukamwaka yabihisemo kuzajya bagerageza gufasha nyine abaturage. Aha ni mu murenge wa Gatenga mu kagari Kanyarama, aho nyine bari bagiye gufasha
abatishoboye babarizwa hariya. Ariko ibyo byose byarangiye bahita ko nyine bajya kwiziza nyine umunsi mukuru mu buryo nyine buri professional, aho uyu The Ben yaje gutungurwa ari kumwe n'abashuti be nyine barimo baganira, ariko aza gukorerwa surprise n'abarimo Uwikeza Pamela, Kevin Kade, Arisude nawe wari umaze igihe abarizwa hariya ku mugani w'Urayi, aho kuri ubu ngubu yamaze gusesekara hano nyine mu Rwanda, ndetse n'umuhanzi Christopher, tutibagiwe na manager we nyine Muyoboke Alex, nawe n'umwe mu baraye bafashije The Ben kwiziza isabukuru ye. Hari n'izindi nshuti ziwe zigiye zitandukanye, wabonaga rwose ko bamutunguye mu buryo bwiza kandi bugaragara. Uyu The Ben rero akaba yaraherutse gukora igitaramo cy'inkundura, ni igitaramo cyari cyiswe The New Groove, aho hari amaze n'igihe biri kugenda bitrendinga, ariko kuri iyi saha n'uyu munota ikiri kuvugwa ni isabukuru ye. The Ben yagize isabukuru ye, aho nyine yari ari kwizihiza n'umuryango we, by'umwihariko nyine Pamela ndetse na Luna, aho Luna na Pamela bamweretse urukundo rudasanzwe. The Ben nawe aravuga ati kugira umuryango ni ikintu cy'agaciro kandi ni ikintu gikomeye cyane. Uyu The Ben rero twamwifuriza isabukuru nziza, twamubwira ati imigisha myinshi imubeho, kandi umutima mwiza yahisemo kujya gufasha bari abaturage, Imana izamukubire kabiri, dore ko yavuze ko ari n'ibikorwa bizajya bigaruka buri mwaka. Imana izabimushoboze rero kugira ngo nyine impuhwe ze zizahoreho kandi zizagere no kuri bose. Uyu The Ben twamubwira ati rero congratulations and happy birthday to you. Ni byinshi biri kugenda bivugwa rero hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino, aho hagiye kuza igikomerezwa nyine kuri uyu munsi iShowSpeed, aho benshi bari kuvuga bati arahura nande. Ba Rutambi bagiye bagaragaza imvamutima zabo bavuga bati nimureke duhure na iShowSpeed, abakunzi bacu nibabigaragaza muri comment mutaginge, ariko bamwe bakavuga bati nyamara we yifitiye gahunda azajya kwisurira parike, bamwe bakaguma mu rujijo, ariko akibazwa bati biragenda bite. Reka tubihanga amaso, gusa niba utarareba ikiganiro twavuze kuri iShowSpeed amateka ye, dore ko ari umusore wavuye kure, waturutse kure, umusore w'umustreamer cyane hano ku isi nzima dutuye, aho yageragezaga gukora live amasaha 3 ariko akurikirwa n'abantu 2 bonyine. Byose byaramukomeje kuri ubu ngubu ari gukurikirwa n'abantu basaga miliyoni, ndetse uyu iShowSpeed akaba yaravuze n'amagambo akomeye cyane nawe yaguhindurira ubuzima, akaba rero aribyo twagarutse mu kiganiro gerukanye twakoze. Icyo nagusaba no kwajyayo nawe ukakireba kugira ngo nyine ubashe gusobanukirwa byinshi. Byose byiza tuzajya dukomeza tubagezaho hano kuri Wakanda Official, gusa icyo ngusaba no gukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo nyine byose byiza bitazigera bigucika. Jye mwabanye nyitwa Wakanda, ndabashimiye.